dusoma ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abefeso. Abefeso igice cya mbere umurongo wa 15 turarangiza umurongo wa 23. Nta kintu bitwaye. Urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abefeso igice cya mbere umurongo wa 15 turangiza wa 23. Nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda n'abera bose, mbashimira Imana urudaca nkabasabira uko nsenze, kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibaha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya, ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaragabera, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, iziha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri, izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa, uretse muri iki gihe gusa ahubwo no mu bihe bizaza, kandi yamuhaye gutwara byose ibishyira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose, naryo riba umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Amen. Mwongeye kwirirwa. Ndatekereza ko tumaze kumenyerana. Iyo umuntu amaze icyumweru ahantu aba yamaze kuba nk'umuturage waho. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi ndagira ngo tuganire imbaraga z'Imana ziri muri Kristo Yesu, kandi ngo iziha natwe abizeye. Pawulo yandikira iri torero ry'Abefeso yari afunze. Hari inzandiko Pawulo yanditse ari mu gereza afunze. Urwandiko yandikiye itorero ry'Abefeso, Abafilipi, Abakolosayi ndetse n'urwandiko rwa Filimoni. Yari ari muri gereza afunze. By'ukuri iri torero ryari ryiza cyane. Itorero ry'Abefeso ryari ryiza. Aleluya. Pawulo yari mazemo imyaka 3. Uzasome mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ndibwira mu bice 20 umurongo wa 28, yahamaze imyaka 3 arabasezera agiye Yerusalemu, ari naho yafatiwe arafungwa. Ngo amaze gusezera ku bakuru b'itorero baho bararira. Bibiliya avuga ngo bamuguye mu izosi bararira cyane cyane, bababajwe n'ijambo yarababwiye ko batazongera kumubona. Soma aya magambo, nasanze rwose Pawulo yari afite imbuto nziza mu bayobora, kugeza n'ubwo asezera ku bakozi bararira. Nahise nifuza ngo nigutege najya nsezera ku bakozi dukorana bakarira, batavuze bati si twe twabona agira ate agenda. Iri torero ry'Abefeso ryari ryiza kugeza iki gihe maze kuyobora amatorero menshi. Natangiye kuyobora itorero muri 88, mpera hano nari mwarimu. 89 ndagenda ngikarama, ubu ni muri paruwasi ya Muganza. Kandi itorero nagiye ntindamo
narimaragamo imyaka 5 kugeza n'ubu ndacyayobora itorero. Murumva rero amatorero maze kuyobora ni menshi. Mushu amatorero ndayazi. Hari itorero bakwimuriramo mbere y'uko ugenda Imana ikakubwira iti banza usenge, urapfuye. Tibanza usenge. Hari itorero ribi, hari n'itorero ryiza, ariko iri torero rya Efeso ryari itorero ryiza. Paulo yaravuze ngo numvise amakuru yanyu, ukuntu mwizera umwami Yesu kandi mugakunda n'abera bose. Iryo jambo bose ni ukuvuga ngo itorero rya Efeso ryakundaga abera kugeza na wa wundi uri mu cyiciro cya nyuma cy'ubudehe. Abera bose. Aravuga ngo niyo mpamvu mbasabira uko nsenze, kugira ngo Imana ibahe umwuka wo guhishurirwa, ibyo bitume muyimenya. Ndashaka kwivugira kuri 19, kuko Paulo yandikira Abefeso icyo yaragamije itorero rya Efeso kwari ukugira ngo ababwire imbaraga z'Imana ziba muri Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. Imbaraga z'Imana ziri muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu yageze mu bice 3, ngira ngo umurongo wa 20 aravuga ngo ibasha gukora cyane ibiruta ibyo tugira gute. Hepfo aravuga ngo nk'uko imbaraga zayo zibakorera. Ageze ku 10 mu bice 6 aravuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Ariko hano kuri 19 aravuga ngo ni imbaraga z'Imana zitagira igipimo. Imbaraga z'Imana ntizigira igipimo, ntago zigira akagero. Abakoze bomba atomike bayihaye igipimo, ariko imbaraga z'Imana ziri muri Kristo Yesu ntizijya zigira igipimo. Hari izagukiza hagasigaramo izindi, nanjye zikangiza hagasigaramo izindi. Hari n'izakiza runaka muri Kristo, harimo imbaraga twese tuvomamo zigasigara. Mureke tumwizere, tumwiringire ngo ari hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose. Hepfo haransekeje ngo n'izina ryose, ngo usibye iryo muri iki gihe n'iryo mu gihe kizaza. Ni ukuvuga ngo nta musitari uba uko ibinyejana biha ibindi. Ntawe. Izina rivugwa none n'iryo mu gihe. Umunsi umwe umugabo witwa Yayiro yarwaje umwana w'umukobwa. Amaze kumurwaza yari yarumvise inkuru za Kristo, aravuga ati reka njye kumurarika azakiza uyu mwana. Afata urugendo aragenda abwira Kristo, n'abigishwa baramufasha bati rwose genda ujye gukiza uyu mwana we, uyu mugani nawe watwubakiye isinagogi dusengeramo. Yesu afata urugendo ajya gukiza umwana wa Yayiro wari urwaye. Ariko ageze mu nzira ahura na mbutiyaje ku mpamvu kandi zitamuturutse.
wambaza utese iya mbotiyaje yarageze niyi hahise hidumbukizamo undi mugore utari kuri gahunda. Bibiliya iravuga ngo yararwaye indwara yo kuva, kandi yari yarahawe akato, yari yarakennye, ngo ibyo yari afite byose yarabigurishije ngo yivuze iyo ndwara, biranga. Ntiyari afite amahirwe yo kujya kurarika Yesu, kuko umuhango w'Abayahudi kwari ukumufungira mu rugo ngo adasohoka, bamuha akato. Yumva Yesu rero aratambutse muri karitsiye, aravuga ati simfite amahirwe iyo kumutabaza ngo mpamagare cyane nka Barutolomayo, jewe ndagenda niyoberanye. Ubwo ntafite ayo mahirwe yo kuvuga, yamenye imbaraga ziri muri Kristo. Aravuga ati umugabo ufite imbaraga zingana kuriya, buri iyo yambaye n'imyenda zijyaho. Niyo mpamvu Yesu yavuze ati ufite kwizera kwinshi, ndomboka bucece nkore ku myenda ye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Yamenye imbaraga ziri muri Kristo Yesu zitagira gipimo, ngo aragenda ariyoberanya, arasesera mu bantu, akora ku mwenda wa Yesu. Yesu arahagarara atanga itangazo ati ninde unkozeho? Abigisha baramubwira bati urirwa ubaza ugukozeho kandi abantu bakugwaho ari benshi. Yesu amenya umugwaho asunitswe, akamenya n'umukoraho yizeye. Abagwirirana muri Kristo ntibagira urungano, ariko hari n'abamukoraho bafite intego. Yesu aravuga ati ntago ari umuntu unguyeho pari hazari, ni umuntu nkozeho ubishaka, kuko numvise imbaraga imvuyemo imujyamo. Iyo dukoze kuri Yesu dufite gahunda, imbaraga imuvamo ikatujyamo, ariko kumugwaho dusunitswe nta mbaraga imuvaho ngo itujyemo. Aho hantu yarahatinze kugeza ubwo wa mwana wa Yayiro apfa. Intumwa ziva kwa Yayiro zibwira Yayiro ziti wirushya umwigisha, wa mwana amaze kugira gute? Ubonye niyapfa Yayiro atari yumvise yitangarije itangazo ko imbaraga igize ite imuvuyemo. Yayiro ntiyamenye ko muri Kristo harimo imbaraga imuvamo igakiza umugore, hagasigaramo izindi zizakiza n'umwana we. Muri Kristo harimo imbaraga zitagira akagero, buri muntu wese yavomamo ntizishe. Maze ngo Yesu akebuka wa mugore. Umugore yumvise yafashwe, kuko hari n'imbaraga ivuyemo ikamujyamo, ati nafashwe nta kundi nabigenza. Umugore arambura akaboko ati nige ugukozeho. Yesu aramureba ati mugore igendere, kwizera kwawe kuragukije. Akebuka Yayiro aramubwira ati noneho tugende. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Muri Kristo harimo imbaraga zitagira igipimo. Bibiliya iravuga ngo bageze kwa Yayiro, yinjirana na Petero na Yakobo na Yohana na Yayiro n'umugore wa Yayiro. Ka kana arakazura karahaguruka.
icyo Yesu yaragamije kwari ukugira ngo abayuda bizere ko ari we Mesiya. Ariko abayuda batangira kurwana intambara yuko Yesu ari umuzuye. Baravuga bati mwitonde, uriya mwana ntiyari yapfuye. Iriya ni ikinamico. Yesu nta gihe afite cyo guta. Iyo agikoze ntucyemere, arakwihorera bugacya agakora icyisumbuye. Nicyo cyatumye abareka. Aravuga ati ubwo batemeye ko yari ry'umuzura ngo ntiyari yapfuye, reka zazura uwo bajya guhamba. Uzasome uko ibyo bitangaza bikurikirana. Ibyo nibyo byatumye bucya akazura umuhungu w'umupfakazi w'i Nayini. Abayuda banze kwemera ko uriya yari yapfuye. Nzabareka apfe, bamushyire muri serikeye, bajye kumuhamba, duhure muzuri. Bibiliya iravuga ngo ageze ku kiriba agikoraho, baracyururutsa, azura wa muhungu. Abayuda bate biriya bintu nta sano bifitanye na wa mukobwa wo kwa Yayiro. Ni bande bashyize uriya muntu muri serikeye? Bari bacekinze neza, babona ko yagize ate yapfuye. Amusubiza nyina. Yesu aravuga ati nazuye uwo wapfiriye mu rugo ntibemera, nzura uwo bashyize mu isanduka bajya guhamba ntibemera, noneho reka nzazura uwo bahambye. Nta kindi cyatumye azura Lazaro. Mu bitangaza 35 Bibiliya yerekana Yesu yakoze, yazuyemo abantu batatu. Ni umukobwa wa Yayiro, umuhungu w'umupfakazi w'i Nayini, azuye Lazaro. Abonye babumbye umunwa arekera. Muri Kristo. Haleluya! Muri we harimo imbaraga. Kandi iyo Yesu akoze atandukanye natwe, nta mpamvu zo kwirwa hagarara ngo abwire abantu ati ibunaka nagize ni. Oya. Oya. Ibyo bivuga abavuga butumwa kugira ngo abantu bamenye ko batoroshye. Hari igiterane kera kigeze kubigahogo, baravuga ngo hakize inyonjo. Bukeye nagera mu biterane mpura n'abantu barenga umwe biyitirira iyo nyonjo. Mwajya kubwiriza ati nige wakijije inyonjo igaho ko zigihari, urirwa uvunika. Yesu we ntafite impaka zo kujya, ntavuga ngo burya ninge wagize atya, niyo agikoze ntimwemere, arabareka bugacya akora gikuru cyacyo. Abonye bashidikanyije ko no muri serikeye y'abatapfuye, arabihorera, amusubiza nyina. Aravuga ati wirira, amusubiza umwana. Aravuga ati nzabikora paka bemeye. Lazaro yararwaye, rwari urugo rwose asanzwe agendamo. Bibiliya inagaragaza ko bamuzimaniraga. Urugo rwo kwa Lazaro na Marita na Mariya, izo ni inkuru zizwe. Ararwara. Arwaye bamutumaho, baramubwira ngo ukunda ararwaye. Yesu arabasubiza ngo uburwaye arwaye ntago ari ubwo bwarakeye arapfa. Bamutumaho batariko nubwo wavuze ko
uburwayi arwaye atari ubwo kumwica, yapfuye. Ati ntago yapfuye, arasinziriye. Bayuda barahurura, baraza ari benshi, babaza Marita na Mariya bati mucuti wanyu mwaramubwiye? Abandi bakaryana inzara bati banamutumyeho arwaye. Arasubiza ngo uburwayi arwaye si ubwo. Bati ntitwababwiye kuri atari we Mesiya? Ibyo yakoze kwa Yayiro no kwa wa mupfakazi w'Inayini ari ikinamico. None se mwamutumyeho mumubwira ko yapfuye? Abandi bakaryana inzara bati bamutumyeho, aravuga ngo ntiyapfuye. Abayuda bakicana amaso bati ntitwababwiraga, tujye guhamba. Tujye guhamba. Kandi Yesu arabireba. Bamaze gushingura umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, umunsi wa kane, abamwizeraga bose barasubiye inyuma. Abwira abigishwa ati noneho nimuze tujye i Betaniya. Imbaraga zitagira igipimo. Ngo ageze ku irembo kwa Lazaro na Marita na Mariya, bari baje mu kiriyo. Umunsi wa kane wari umunsi wo gusoza ikiriyo kw'Abayuda buzuye. Abantu bose baratakaje kwizera, babona Yesu arahingutse. Mushiki wa Lazaro aramusanga, aravuga ngo iyuba hano, musaza wacu ntaba yarapfuye. Yesu aravuga ngo ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera niyo yaba yarapfuye azaba. Yinjira mu giterane kinini, atangaza itangazo kumugaragara, aravuga ati mujye kumunyereka aho mwamushyinguye. Azamuka hagana, Abayuda baramukurikira na mushiki wa Lazaro. Ngo ageze ku gituro, aravuga ati nimukureho ribuye. Baravuga bati ya aranuka. Arababwira ati sinababwiye ko nimwizera mubona ubwiza bw'Imana? Haleluya, haleluya. Uzi impamvu yababwiye ngo mukureho igitare? Iyo ashaka aba yarayihusha ati ntacyo Yesu ashaka gukora utabigize mu ruhare. Kandi intambwe yawe ya mbere ni ukwizera. Yesu ashimwe. Wandikiye Abaheburayo yaravuze ngo kwizera ni ukumenya rwose udashidikanya ibyiringirwa ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza kw'ibyo tutarebesha amaso ari iby'ukuri. Aravuga ngo icyatumye abakera bahamya rwose ngo nuko bari bagufite. Bakuyeho igitare, Bibiliya iravuga ngo arangurura ijwi rirenga ngo Lazaro sohoka. Babona Lazaro arabyutse. Aravuga ati ni mumubohori iyi myenda, akazi kanjye nukuzura ibi byenda, nimwe mwabimuhambiriye nibumikureho. Yesu ashimwe. Hari uwanditse aravuga ngo Yesu iyo yibeshya ashyiramo udukubo, ngo ariko Yesu ntajya yibeshya. Ngo iyo yibeshya akavuga ngo wantumbiwe, ngo abantu bose bapfuye bari kuzuka. Ariko yahamagaye izina ry'uwo ashaka kugira ate. Pawulo yandikira Abatesalonike ababwira iby'umuzuko, ubwo bari bihebye bavuga bati abakristo bacu barimo kwicwa n'akarengane, Yesu ataraza ngo abajyane. Yarabandikira aravuga ngo umwami ubwo azaza arangurura ijwi rirenga n'irya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, maze ngo abapfiriye muri Kristo bazumva iryo jwi bazuke.
ijwi rirenga rya Yesu, haleluya, rizatuma abapfiriye muri Kristo bazuka. Abayuda baranyonyombye baragenda, abari barasubiye inyuma bizera ko Kristo ari we Mesiya. Lazaro asubira mu rugo. Imbaraga za Kristo ntizigira igipimo. Reka nsoze. Buriya abakristo tugira ibyiciro. Abigishwa bigeze babwira Yesu bati twongerere kwizera. Buriya ushobora kubona abantu mu rusengero bose barabatijwe, ariko imbaraga zo kwizera ntiziba zingana. Kugira ngo kwizera kwacu gukure nukubona imirimo y'Imana. Yohana yaranditse ngo uwo twumvise, uwo twarebye n'amaso yacu kandi intoki zacu zikagira gute, zigagukoraho. Ni byiza ko twabwirije ubutumwa tukizera, ariko dukeneye kureba Yesu, dukeneye no kumukoraho. Nta handi uzabonera Yesu, uzamubonera mu mirimo ye. Umuntu wigeze abona imirimo y'Imana ikorerwa muri we, nta yindi teolojiya akeneye. Kwizera kwe kurakura. Abigishwa bigeze babona Yesu, bigeze bereka Yesu umuntu wavutse ari impumyi. Baramubaza batese, uyu ko yavutse ari impumyi ni ibyaha bye cyangwa ni iby'ababyeyi? Arababwira ngo si ababyeyi, nta nubwo ari we, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Umuntu imirimo y'Imana yerekaniwe muri we aba yarakoze kuri Yesu. Kwizera kwe kurakomera. Birakwiye ko mu buzima bwanjye, mu buzima bwawe, ukwiye kubona imbaraga z'Imana zikora. Ngo yatobye icyonda kimusiga ku maso ajya kwiyuhagira muri Sorowamu. Abatambyi batuma ababyeyi bati, uwo muntu koko ni Yesu wamukijije? Bari ababyeyi b'abahanga. Baravuga bati ibyo mwe bitubaza, mumubaze nawe ni mukuru. Ariko icyo tuzi cyo, tuzi kimwe, yavutse ari iki? Baramuhamagara baramubwira bati, shima Imana, uriya ni umunyabyaha. Uwahumuwe aravuga ati, kuba ari umunyabyaha nimwe mubizi, nge nzi kimwe, nuko nari impumyi none akaba yampumuye. Uriya muntu nta kintu na kimwe gishobora kunyeganyeza kwizera kwe, kuko imirimo y'Imana yakorewe muri we. Mwakira ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Imbaraga z'Imana zitagira igipimo. Mbivuga kenshi, reka nongere mbivuga dusenge. Umugore twashakanye yararwaye igifu. Ni umukristo wa hano asengera hano. Igifu, ariko igifu. Igihe najyaga musura turi muri fiansaye, yari yaranjaga kambwira ngo ntanywa mukaru, nkabona afite kakanido gato, nkagira ngo nukwirarira kugira ngo yakire sheri. Naho nta mukaru imugera mu nda akavuza induru. Kandi ntiyari kumbwira ati nubwo tugiye kubana ariko ndwaye igifu ngiye gupfa. Mbonere kubwira n'abakobwa baraha. Umusore yavuga ati se ndinda gupfakara. None se wa mukobwa yakusega, wowe uzambona aje utariko utingira indwara yananiranye. Twarabanye, sanga umuntu arwaye igifu gikomeye cyane. Ibipimo byose bibaho barabikoze,
ariko bamukuraho ibiryo byose bibaho. Ntikwari ukubimukuraho nawe ubwe kagwagamo induru zikavuga. Rimwe bakamwandikira kumubaga akabitinya, ariko sinzibagirwa ijoro rimwe. Yesu ashimwe. Mu myaka yose twari tumaranye irenga 10, yaryamaga yaziritse igitambaro hano mu nda iminsi ye yose yuze. Ngiye kumva saa 7 y'ijoro ati haleluya, ntubaye icyo ati Imana irangijije. Yavugije induru ngira ngo arapfuye, acana itara, arambwira ati narindi mu iteraniro, n'ubundi yari yaryamye kimurya, ati ryari iteraniro rinini, ati bahagurutse umuntu kwigisha, atatarasoma ijambo ry'Imana, antunga urutoki aho nari nicaye, aravuga turiya mugore amaze igihe kinini arwaye, none ngiye kumukiza. Ati mbona agenda ashinga ikirenge mu bantu bari benshi, atangeze hakora kunda, aravuga ati ndagukijije. Arambwira ati numva ikintu cy'ikibuye kirazamutse kikubita hasi. Bwake yarya ibishyimba, arya ibijumba, arya amashaza, arya imyumbati, arya inyama, arya ibintu byose. Munsi yajyaga kwa muganga baramubwiye batusibye no kurwara igifu, turabona udateganya no kukirwa. Nahagarara nkavuga ngo Imana sinayibonye. Imbaraga z'Imana, haleluya, zitagira gipimo. Kandi Yesu arareka bakabanza bakavuga, ariko aho yitamururiye aravuga ati ninjye kwizera n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye. Ibyawe waba ubona bimeze nk'ibyapfuye, hari abashingura bakavuga ngo ndabyemeye. Reka kwiyakira, Kristo aracyari umwami, ari hejuru y'ubwami n'ubushobozi, ari hejuru y'imbaraga zose, n'ubu aracyari muzima. Mwakire mudusengere, mwakire ijambo ry'Imana.